Abantu benshi bari gupfa muri isi bazira ibyihebe, hari abari gukena bakeneshejwe n'ibyihebe, kandi si twibagiwe yuko hari n'abari gukira bakijijwe n'ibyihebe. Ibyihebe bimaze kuba byinshi muri ino si, gusa muri ibyo byihebe byose hari igihagarariye ibindi, icyo bacyita DIZO. Iki gifatwa nk'ikihebe cya mbere ku isi kuko cyarwanye ngo mu ntambara nyinshi, dore ko bavuga ko cyarwanye mu ntambara nka Al-Shabaab, Al-Qaeda, ndetse kandi iki kihebe ngo cyarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki kihebe cyagiye gitumwa n'abaherwe benshi kuri mission kandi kikazisoza neza. Iki kihebe bacyita DIZO. Ubwo cyari kiri kumedita kandi boss mwenyewe yari ari kureba ya televiziyo. Ese iki kihebe kirayitwara? Yes boss. Wageze maze. Uragira ngo se? Nduguye ngo menye ko akazi kose nagakoze neza. Usanga ntaragakora surazikikorere se? Oya nuko nagiraga nsamenye ko wagakoze tu. Uza rero misi yawe ndayikora neza. Sawa. Dori foto. Uri kumura umwana dori foto. Uzakirya bariho. Dori foto. Ifoto ibikenewe. Dori foto. Hano biragoye, reka njye gusimbuka nca inyuma. Yesu! Definitely. I think we should first start shying away. The fact that keep Kuramo ibyo bikweto bisigaye tugenda wicare hariya. Harya mwigeze ibyihebe? What? Muzajya musengereza abantu ko mwishakira. Yesu! Uragenzwa n'iki hano? Ndagenzwa n'ino bore iri hano inyuma. Yanjye yawe? Si yanjye, si yawe, ni ya boss wa y'intumwa. Kugiye kuhava se ntayo ujyana? Ntabwo icyo ngicyo cyashoboka. Uvuze ngo? Ibyo ntabwo ari ibibazo wakabaye mbaza. Bakaba bibaza boss wa y'intumwa. Turi kumvikana. Hello, wewe wafashe umwanya wawe ukareba ino video, ndagushimiye kandi ndakwinginze please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Inyungu TV, bityo urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Kora subscribe kuri channel yacu, urabuteye inkunga comedy nyarwanda, by'umwihariko DIZO Comedy. Ndagushimiye wowe ukoze subscribe kuri channel yacu. Thanks.